twari kubura abantu benshi umusubizo maze twarangiza ngo rest in peace. Seriously, rest in peace. Reka mbivugeho nabyo. Uyu munsi byabaye indirimbo ruhukira mu mahoro. Simbyanze ko umuntu aruhukira mu mahoro, ariko mwari muzi ko mutahitiramo umuntu. Ese ko turabarokore abenshi ndabona murakijijwe. Twabwije abantu ukuri. Twababwije ukuri bakiriho tukababwira Kristo bagakizwa. Umuntu muririrwa na ku kazi. Niba ugeze umubwira Kristo urabiza arasinda arasambana agira ati maze arapfuye. Rest in peace. Rest in peace, seriously. Ararestinga mu peace. Ko umwami w'amahoro tumuzi, ko amahoro ko atigeze, ko yamukandagije. Abo Imana ngo wakandagiye uwo mwana. Niki kindi cyamurengera. Ibyo ndabivuga nkasuhererwa. Iyo umuntu yarakandagiye umwana akiriho, umwana w'Imana, turamwifuriza kuba kuruhukira mu mahoro yayo. Maze nkabibona umuntu apfa gupfa abantu bose bati rest in peace ku ma status yose bintera ikintu kimeze nk'isereri mu nyihanganire. Wenda umenya nkabije si sereri ariko bimbabaza mu mutima. Kuki tubwira abantu ngo rest in peace tutarababwiye ngo receive peace. Mana turi kuvuga hano ntago ari Imana ikwiye kumenyerwa. Mpamvu nabasabye ngo tuyubahe twumva ijambo ryayo. Ntago ari Imana ikwiye kumenyerwa kugeza ubwo abantu bibagirwa aho bavuye, bibagirwa Imana babonye bagatangira kwiyubakira ibigirwamana. Haleluya. Nasomye nonza gusanga uyu mugabo ntago ibi bintu yagize atya gusa ngo bimugwirire. Yisanga bigomba kugenda kuriye. Byari byarahanuwe mwabyumvise. Ko ari umuhanuzi warabihanuye ko bizaba kuriye. Ariko usubiye noneho mu gisekuru cye usomye ibice bibanzaho gatoya kuri 20:19 usanga ko abasekuruza be bagize nabi cyane bagomeye Imana. Usanga sekuru yitwa Manase, hanyuma se umubyara nta muntu, n'abantu bakoze ibintu bibi cyane. Mubonye umwanya mwaza kubisoma, barakaje Imana cyane, nibo bari mu batumye nyine ibyo bigirwa Imana bishyirwa imbere cyane. Ariko unasubiye inyuma cyane uza gusanga na mwami Salomo nawe ubwe mwamwiyumve. Ni mwamwumvise Salomo bamuvuga? Salomo ntago ari ijambo ry'Imana ritubwira ngo ari umugabo w'umunyabwenge. Wasabye n'Imana ubwenge, Imana imubwiye ngo nagira icyo asaba ubwenge. Yabaze gusaba ubwenge ariko bikarangira harabufite. Imana ntago yabumwatse, ariko bikarangira ari we wubakiye ibyo bigirwa Imana byose mwumvise. Imana itugirire neza. Kubera Imana izanye ijambo ryo kuvuga ngo tweze ubuturo bwayo, ndagira ngo tukijyanemo neza iki cyanditswe n'ibindi turi buze kureba bijyanye nuko kweza ubuturo bw'Imana. Kuko hariya dusomye ni mu isezerano rya kera. Ni Imana ngira ngo niyo yashatse kubanza kumera ubutumwa kugira ngo tubanze twumve ko Imana iduhamagara kwera ni ibintu byahereye kera. Imana ishaka kubona abantu bayo bezwa. Uko Imana yironkera abantu hashira igihe gitoye bakibagirwa aho bavuye, bakongera bakiremera ibigirwa Imana, ikongera ikabahamagara, bakongera bakiremera ibindi. Ariko Imana irashaka ko tuyimika, tukayimika ari umwami. Kuko nababwiye nageze ahantu mbona ko ibyo kubana nayo nk'umuterankunga bikwiye kurangira, ahubwo nkayimika nk'umwami wayo wanjye plutôt. Imana rero bahumugisha mwinshi mwumva ijambo ry'Imana. Abarisomye nizere ko hari icyo mwamaze kumva, kuko turaza gufata n'umwanya dusangira wo kuza kuganira. Wese wowe wumvise iki? Tutari twese hamwe turi mu tugroupe duto twagiye tubabwira ku buryo nawe hari Imana yavuganye nawe uza kukibwira abo muri kumwe, ntugitahane wenyine, sibyo? Twaje gusanga ko ntago Imana ivugana n'abantu bari kuri mikoro gusa, ntago Imana ivugana n'abavuga butumwa n'abapasiteri gusa. Imana ivugana n'abantu bose mu ijambo ryayo. Niba wasomye niba ijambo ry'Imana ryavugaga cyangwa se n'ubutuganira akaba hari Imana iri kuvugana nawe, abo buze kuba muri kumwe musangira, uze kubabwira Imana yavuganye nawe. Haleluya. So rero icyo cyanditswe kitweretse ukuntu uriya mugabo yaje noneho akaza azana impinduka. Ariko ntago twamenye ngo byari byagenze biti. Abantu baragiye bikorera ibyo bishakiye byose, ariko igihe kiragera ku buryo n'ibyanditswe batakizaho biri. Mwari muzi ko atari bakizaho ibyanditswe byari biri, bari barabitaye. Noneho ngo bari gukora amasuku, hari ukuntu yabasabwiye, ntabwo nibibasomera muze kubisoma muri 20:20 bakora amasuku, nibwo baje kugwa ku mpapuro donc ku byanditswe. Batanabizi abatambyi batazi ko ibyanditswe bihari, barabisoma bajya kubibwira umwami, barabimusomera, umwami bimukoraho, atumiza abantu bose. Nukuvuga ngo hari byatangiye ari umwami babwiye ngo nibagende batunganye inzu y'Imana. Yabasabye kugenda bakayisukura, bakayisana, yabasabye abahaye izo instruction cyangwa se mabwiriza. Mu kuyisana no mu kuyisukura nibwo baguye kuri izo mpapuro. Nukuvuga ngo sinzi icyo bari bagikorera mu nzu y'Imana. Niba hari harimo ibyo bishikirwa Imana byose mu nzu y'Imana, niba hari harimo by'ubutinganyi, niba hari ibyo bintu byose byari birimo, ibaza uko iyo nzu y'Imana yasaga. Haleluya. Ariko muri uko gutangira gushakisha no gusana ibyangiritse, muri uko gusukura nibwo baguye ku byanditswe babisomye. Na nibaje ibyanditswe baguyeho bingana biti, ibyanditswe basomye bakabyumva bakabirangiza. Ibyo byose ntabwo nibaza ko ari ibitabo bya Mose byose. Birashoboka ko ari nk'amapaje nka 3 cyangwa 4 baguyeho bakaba ariyo basoma.
ariko bayasomye arabemeza umwami none afata icyemezo cyo kubisomera abantu bose arahira zino ndahiro mwiyumviye afata icyemezo ariko hari amagambo yashimangiye nshaka kongera gusoma kugira ngo nawe wumve ikimana ivugana nawe ngo weze ubuturo bwayo ko no tugenda tugana wumve amagambo hari amagambo numva ashaka guca akarongo hari ahantu yageze akavuga ngo akuraho ijambo ry'Imana avuga ngo akuraho yangiza harimo ukuntu yagendaga bigenza ibyo bintu byose arabisiribanga biba umuyonga aho mwahumvise arabitwika arabisenya amaze kubimenagura muri bo kurumubona umuntu warakaye cyangwa n'icyo ngiye kumubona genda abona umuntu warakaye avuga ati ibi ni ibiki biri kubera mu nzu ya data niba Imana yaravuze ibi kuki twe turi muri ibi arabisiribanga ngo umwami arabyangiza ngo umukungugu wabyo awujugunya ku kagezi urumva umukungugu wujugunye ku kagezi bigenda bite biragenda amazi arabitwara agira ate ngo avunagura inkingi murazi ko bimeze inkingi bya byose murabizi ko atari ikintu umuntu yapfa kuvunagura inkingi murayizi pila arabivunagura ngo atema ibishushanyo bya ashera aho byabaga ahuzuza amagufwa y'abantu murabizi ko ubundi kubicaniro bashyiraho nyine ibintu bizima bitari bizima ariko bifite amaraso ariko we yashyizeho amagufwa kugira ngo agaragaze agaciro byambuye haleluya ndagira ngo tugende tugana no ku mutima wawe ku buturo bwawe kuko Imana yageze aho itubwira noneho ngo turi insengero z'umwuka wayo haleluya ibisimbi bivugira ngo ugende mu rusengero iwanyu niho ugiye gukora isuku kuko biranashoboka ko utari buhasanga ibigirwamana nubwo akenshi tubigendana twebwe tubifite muri twe tugiye kuza kubireba kuko ugeze mu isezerano noneho rishya ubona Kristo yinjira ubwe mu rusengero iyo nkuru mwese murayizi abakristo benshi muri hano ndabizi ko mukuze nta nubwo ndi bujye kuyisoma murabizi ibyo yakoze asanga barahahinduye isenga ry'amabandi aramenagura nawe arasuka arasohora arababwira ati musohore muvane hano uwo ninde wabikoraga ni Kristo kuko nawe yarafite ishyaka ry'inzu y'Imana aravuga ngo iyi ni inzu yitiriwe izina ryanjye ariko hari icyo yari arimo avuga dukwiriye kumva uyu mwanya inzu yavugaga inzu yari arimo ategura irenze iyo yari arimo asohora mu biriya bintu inzu yavugaga uko natangiye kubisobanurwa n'ubu mbivuga inzu nige nawe niba ijambo ry'Imana ribitubwira ni mu Bakorinto ba kabiri ibice ni 6 umurongo wa 19 ngo ese ni muzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera nibaze ko ishyaka ryamuryaga gasohora bari abantu of course ni inzu nyine iramubabaje ariko ababajwe kuko icyo yaje gupfira ku musaraba ntabwo yapfira iriya nzu ese yapfira iriya nzu yapfiriye abantu bajya muri iriya nzu n'abazayijyamo n'abatazayigeramo umuntu wese wiremewe n'Imana mu ishusho y'Imana abo nitwe twese Imana yapfiriye Kristo aradupfira ku musaraba kugira ngo noneho duhinduke kuko nibyanashoboka ko tuba bwa buturo bw'umwuka wera iyo hatabaho Kristo ngo adupfira hanyuma natwe twemere kumuha ubuzima bwacu ibi rero nshobora kubivuga sindiga teoloji zihambaye ndi umunyeshuri wa Bibiliya nkunda Bibiliya cyane ndayiga kenshi ariko nasobanukiwe ko uko buri wese asoma ijambo ry'Imana yemereye mwuka wera kumuganiriza hari ugushirirwa kubaho hari ibyo Imana ivugana nawe n'ubu turi kubiganira ndagira ngo wemerere Imana utega amatwi ibyo ndi kuvuga ariko uteze n'amatwi mwuka wera kuko nzi neza ko ari bukuganirize nzi neza ko ari hano yiteguye kuvugana nawe kuko twarabisengeye ntabwo dushaka kuko twaje ari byo babwira gusa ibintu nkabibuzuzamo oya ese Imana iri kuvugana iki nawe ubwo twagiye tugeze ku nzu noneho tugeze ku nzu ariyo yiyi ubuturo bw'umwuka wera ntibyashoboka rero ko ngira ngo umubiri w'umuntu uyu nguyu uhinduka ubuturo bw'Imana atabashije kuyicira bugufi ngo yemerere Imana gutura muri we ariko uzi ikintu kibabaje Imana yanyeretse ndi gutegura ibi bintu tuganira nuko umuntu uko yaremwe ubyanze bikunze wanze bikundura ubuturo ariko niwo uhitamo ikiguturamo nutemerera Imana ngo iguturemo uzaturwamo n'ibindi ndagira ngo tuganira utangire wibaze ngo ese nibiki bituye muri iki ese koko ndi ubuturo bw'Imana ese iri jambo rivuzga kweza inzu y'Imana uko uyu mugabo Yosiya yagiye akavanaho ibigirwamana uko Yesu yaje agasohora aba bantu ese wowe nibiki ukwiye gusohora mu buzima bwawe nibiki ukwiye gusohora mu mutima wawe ni ibiki ukwiye gusohora mu mibereho yawe biroroshye ko akenshi twumva ijambo ry'Imana dutangira kubyerekeza ku abandi tuzi bafite ibibazo bitandukanye bafite imyitwarire mibi yacu ariko ndagira ngo muri aka kanya wemerere Imana ivugane nawe ku giti cyawe atari ibyo runaka umuziho atari wa wundi waguhemukiye wowe ubuturo bwawe butuye monde ubuturo bwawe ninde ubutuyemo niba atari Kristo ninde
ese niba Kristo atuyemo koko wenyine cyangwa se atuyemo harimo n'ibindi bintu wagiye umubangikanya. Simvuze ko tudakwiye kubaho dufite ibindi bintu bitunezeza, ariko Imana iduhamagara ivuga ngo uzankundisha Imana umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose na roho yawe yose. Ntabwo ari ibiryo. Hari abantu tujya dukunda ibiryo na roho yacu yose. Ntabwo ari iby'Imana ishaka ko dukunda na roho yacu yose. Hari abantu imyambaro yacu ariyo dukunda kurusha ibintu byose. Hari abantu telefone zacu arizo twakundishije umutima wacu wose. Hari abantu imodoka yawe ariyo wakundishije umutima wawe wose. Birashoboka kandi n'umugore wawe, uzi ko n'umugabo wawe cyangwa umugore wawe burya nubwo usabwa kumukunda adakwiye kuba Imana. Ntabwo akwiye kuba en competition n'Imana. Nukuvuga ngo akwiye kugira umwanya we nk'umuntu, ariko Imana niyo mwami mu buzima bwe. Nukuvuga mwe mukwiye kuba muri aho, umugabo ari aho, umugore ari aha, hejuru hari Imana. Ese Imana ni ya mbere mu buzima bwawe cyangwa hari ibindi bibangikanye? Ngenda mbibona rimwe na rimwe Imana igenda inyereka iyo nateshutse hari ibyo nashyize ku mwanya utari wo. Mu minsi yashize nagiye kwisanga telefone igiye kumbera ikigirwamana. Narabyukaga nijoro hagati nkumva ndashaka kureba kuri telefone. Najya kuri toilette nkaba ndareba. Umugabo akambaza si kugera kuri telefone. Simenye uko bigenze. Hari ibintu byinshi bidukaremo addiction utanamenye uko byagenze. Nkumva ndashaka kureba kuri WhatsApp se na munereze message n'ibiki byo. Umugabo akambaza se kureba kuri telefone nijoro biti. Mbonye nawe bivuze gutya navuga afite ikibazo. Ariko Imana ishimwe ko icyo kigeragezo narakinesheje. Naravuze ngo telefone yanjye izagiba hasi, dufite inzu igeretse. Naravuze naho tuba nta nubwo arahacu batagira ugira ngo ndiye kubyirata ni inzu ducumbitsemo. Iyo nzu rero naravuze ngo tuba hejuru ya telefone igirara hasi. Nimbanuka nimbyuka akamaro kajya kuyireba nzaba mfite ikibazo gikomeye cyane. Nuko hari ibindi byinshi rero bishobora kuba byakubera nawe icyo kigirwamana, kandi Imana irashaka ngo tweze ubuturo bwayo. Iyi saha yera twajemo ntabwo ndiraza ko tuzigira tuyishyikira tutabanje kweza ubwo buturo bw'Imana, kuko twasobanukiye ko turi ubuturo bw'Imana. Ese twabisobanukiwe? Abenshi muri hano ndababona muri abakristo muranandusha iby'Imana mwabibaye mu gihe kinini, sinzi impamvu Imana yemeye ko ari byo baganiriza, ariko Imana igira inzira zayo. Wigenzure rero urebe, hari usanga ari akazi, umuntu akazi kakaba akazi, mu rugo bakamubura, ku rusengero bajya bamaze nabonye akazi, kandi ugasanga atarakabona yahoraga imbere y'Imana, ariko arakabonye baramubuze pe. Nabonye akazi ndi mu kazi, akazi sinkanzi turagakeneye kugira ngo tubeho, ariko akazi nikakwiye gufata umwanya wa mbere mu buzima bwawe. Hari nabo usanga bihinduka imikino wakunda, sport. Njya mbona ukuntu abantu basarira sport bikanera ishyari ryiza, bikanera ifuhe ry'Imana. Umunsi nzabona abantu bafana Kristo nkuko njya mbona abafana ba Rayon Sport. Ibyo bintu ndabirota muri iki gihugu. Ese hari umuntu urota ibintu nk'ibyo muri iki gihugu? Ndashaka kuzabona abantu abakristo, simvuze n'abarokore gusa, umuntu wese wemera Kristo nk'umwami n'umucunguzi ndashaka kuzamubona asara kamera nk'abareyo iyo batsinze. Mujye mubabona niyo bataratsinda, niyo bafite umukino. Simbe nabafana atagira ngo atugira ngira ngo ndabafana n'abandi za peri zose ndazibona, ariko abareyo bafite ukuntu ndabeshyara barafana. Ese Kristo turamufana natwe? Ese uramufana? Ese aho ukora baranabizi ko umufana? Ese abantu muturanye nawe bazi ko Kristo umufana? Cyangwa ni bya bindi ubika nyine mu mutima wawe waba ugiye gusenga kavana biriya aho uyibika ukajya gusenga mukaririmba mukumva ijambo ry'Imana ugataha kandi ukumva barabenezerewe? Twiganirire. Haleluya. Abandi ari ibintu byinshi filime kera narazireba gusa ko najya ndeba filime bugacya bugafatanuka. Hari umuntu uzi filime twa 24 hours 24 heures narayirebaga nahagaritse 24 heures donc bugacya. Bwira uwo muntu usengo naze ajye muri veye. Muragera muri veye batangire gusenga, atangire gusinzira, kandi n'umukubitekera imbere ngo arebe film arayireba buki. Ese aho hantu nta kigirwamana gihari buriya? Abandi rero ni social media, kandi abenshi turazirwaye we. Instagram agatoki, mwarabibonye kagatoki kajyayo utanabishaka? Ese ni nyine kajyayo? Ufata telefone utaranamenya icyo ugiye gukora neza, uzi ko ugiye guhamagara umuntu agasanga agatoki kagiye kuri Instagram. Ni nyine cyangwa hari undi bibaho ugasanga bagiye kuri WhatsApp kandi washakaga wenda nko kureba isaha. Niba hari umuntu uri hano byabayeho nazamura ikiganza amenye ko atari nyine wasebye. Imana itugirire neza. Icyo nababwira rero nuko abantu bakora ziriya programme baba babanje kwiga psychology y'abantu,
babanza bakamenya ngo niki kiza nahe mabara azakurura abantu bagakora ibintu bitandukanye kugira ngo bagugire hooked up ujye ubireba donc urebe utanabishaka ujye wisanga ubishaka tu kuko bakuremyemo iyo nyota ariko tugomba kuba maso nusanga watangiye kujya ushyira ikigirwamana ahantu ntabwo bizabura kuko satani nawe nseka n'Imana Imana nge turaseka turarira turaganira ibintu byose mu byanganire abatabimenyereye ko ni inshuti yanjye niyo tuvuga ngo hato n'umutima ku wundi nyine kandi inshuti ziraganira zikabwirana byose nza kubona ukuntu ibigirwamana uyu munsi nashaka kuvuga ngo ntabyo kubera ko bigirwamana se nibi ntabwo tukibona twumva ibishushanyo ugasanga abantu bamereye n'abantu bafite ibishushanyo bagiye ariko ibigirwamana si ibishushanyo gusa satani se n'umwana satani ntabwo ari umwana yahinduye umuvuno ni bavuga ngo yahinduye umuvuno ahindura strategy Imana yaje nyereka ngiye gucyura abana ku ishuri kuntu ubu satani ari kuri strategy yo gufata ibigirwamana bifite makeup akabikubitaho makeup nziza cyane yarangiza akabikubita aba followers nka magana ngahe maze abantu bose bakajya bareba ibyo bakora kandi ukose ashyizeho ukareba bijya bibaho ko usanga ufollowinga n'abantu utazi impamvu bafollowinga ugasanga abantu barakurikira urashaka gufollowinga umuntu kuri social media Instagram Twitter ariko ukibaza uramwunguka ibiki ese uwo muntu ukurikira umunsi ku wundi ese inshuro umureba amakuru ye n'inshuro umenya amakuru ya Kristo inshuro wumva ijwi ry'Imana ubigereranyije ku munzani bimeze bite niba ubyuka mu gitondo sinzi routine yawe icyo ukora ukibyuka abenshi ubushakashatsi nanjye ndimo bigaragara ko duhita tujya kuri social media cyane cyane WhatsApp cyangwa iki ureba uko bimeze ntabwo uranafungura Bibiliya yawe Imana itugirire neza noneho ngewe urwitwazo mfite Imana imbabarire Evelyn arabizi ko dusengana mu gitondo cya kare saa 11 na mbere yaho gato hari umuntu aba yahageze ariko kuko link tuyibana kuri WhatsApp urumva nyine mfite kubita kuri WhatsApp dusengera kuri Zoom nikubita kuri WhatsApp nkaba nshaka link yacu ariko hakabigiye mbanje kubona ibindi bintu byinshi naragera kuri link nkasanga rimwe na rimwe nanabifunguye ndo ndabireba nkibaza ndi mu biki ko mbizi ko ibintu atari byo nagakwiye kubanza kwiyuzuza n'Imana yabitubwiye umugabo hariya nagakwiye kubanza nkemera kwakira Imana mbere y'ikindi kintu cyose Imana itugirire neza ibi sinje kubibabwira nk'umuntu ugira uwo ndega nk'umuntu wabigezeho ndi kubabwira ngo twiganirire sindi umuvuga butumwa nta natayitongera ndi umuvuga butumwa kuko mbwiriza ubutumwa bwiza binyuze cyane cyane mu itangazamakuru ariko simfite yatayita uvuga ngo evangelist simfite yatayita uvuga ngo apotre ya pastor ababinyita uko bishakiye ariko ndashaka ngo twiganirire nk'abana b'Imana ese ibyo ndi kuvuga ari uri kubyumva haleluya inota yacira narangiye ariko nibaza ko hari icyo muri kumva abandi rero byageze ku rundi rwego uyu munsi immorality cyangwa se ibintu bijyanye na pornography ibintu bijyanye n'amashusho y'urukoza soni ntari nzi ko bitajya binagera mu bana b'Imana ngewe kuko nari nivire mu isi nyine ya cyane naje nzi ko ngeze mu ijuru ngeze nsanga wapi sanga turacyari mu isi turagenda dukizwa gahoro gahoro ntabwo nari nzi ko abana b'Imana nabo bakabatwa n'inzoga bakabatwa n'amatabi n'abakozi b'Imana rimwe na rimwe numvise umuntu ambwira ikintu kibabajeje undi ambwira ukuntu umuntu abantu bamukomerekeje kuko bajyaga bamusohora ari umushoferi mu modoka yabo bakajya bamubwira ngo nasohoke ngo bihererane n'Imana kumbe bagiye kunywa inzoga Imana tubabarire hari izo nzoga zigira abantu bubata zishobora kujya ikivugirwamana nacyo mu buzima bw'umuntu bishobora no kuba n'ikinyobwa ukunda kurusha ibindi abantu bakunda Coca-Cola ko parahari aramerera nabi hari abantu bakunda ikinyobwa runaka ariko reka ibyo byose twabikunda ko Imana yarabiremye kugira ngo tubinezererwe ibyo kurya wenda ntitujye gukabya ngo turenze urugero yaba ibyo urya cyangwa ibyo unywa ariko reka Imana ibe Imana mu buzima bwacu se twakemerera Imana ikakomeza kuba Imana noneho ikindi kintu kibabaje uyu munsi amafaranga yo ntitwayavugaho iyo abikigirwamana hafi ya twese kuko turayirukira turayashaka iyo yavuze turasara turirukanka nanjye uri hano ndayakeneye kuko turayakenera mu buri munsi ariko reka nabe Imana mu buzima bwacu reka tumenye ko ayo mafaranga dushaka Imana ijambo ry'Imana rivuga ko ifite byose ngo ibumba turi ikiganza cyayo igahaza ibyaremwe byose iryo ni ijambo ry'Imana ariko turabyibagirwa umuntu yakubwira ikintu ukaba urirukanse kabuzi n'iki Imana igushakaho birashoboka ko n'ahantu ukora uyu munsi urabizi ko Imana yaguhamagaye kuva no muri ako kazi ariko waravuze ngo oya se nabaho gute se abana banjye babaho bakiga gute se nakishyura inzu gute ariko uziko Imana ibyo byose izi kubikora uziko nako kazi bakakwirukanaho noneho ukazayishaka nta nako kazi ufite birashoboka ko ibingibi hari uwo bireba abyumve abyiteho ibiyobyabwenge byose nabivuga abana uyu munsi birabica ari benshi ejo umwe mu minsi yashize mu cyumweru cyashize umwe mu bavandimwe tubana muri uyu murimo yabuze umuvandimwe amubura bamubuze w'umukobwa imyaka 27 baramubura neza baramubura
baza kumusanga ari umurambo yaba yagize overdose umwana w'umukobwa w'imyaka 27 urumva ukuntu satani ari kwiba abantu kubera iki hari ibintu byagiye bifata umwanya wa mbere mu buzima bw'umuntu yego birumvikana ko ashobora kuba hari ibindi byinshi nyuma y'ubuzima bw'uwo mwana wageze kuri urwo rwego ariko hariho ibyibanze bitabaye ibyibanze ntabwo Imana yabaye ya mbere mu buzima bw'uwo mwana turi kubura abantu benshi umusubizo maze twarangiza ngo rest in peace. Seriously, rest in peace. Reka mbivugeho nabyo uyu munsi byabaye indirimbo ruhukira mu mahoro simbyanze ko umuntu aruhukira mu mahoro ariko mwari muzi ko mutahitiramo umuntu ese ko turabarokore abenshi ndabona murakijijwe twabwije abantu ukuri twababwije ukuri bakiriho tukababwira Kristo bagakizwa umuntu muririrwa na ku kazi niba ugeze umubwira Kristo urabiza arasinda arasambana agira ati maze arapfuye rest in peace. Rest in peace, seriously. Ararestinga mu peace. Ku mwami w'amahoro tumuzi, ko amahoro ko atigeze, ko yamukandagije. Abari bana ngo wakandagiye uwo mwana. Niki kindi cyamurengera. Ibyo ndabivuga nkasuhererwa. Iyo umuntu yarakandagiye umwana akiriho, umwana w'Imana. Turamwifuriza kuba kuruhukira mu mahoro yayo. Maze nkabibona umuntu apfa gupfa abantu bose bati rest in peace ku ma status yose bintera ikintu kimeze nk'isereri mu nyihanganire. Wenda umenya nkabije si sereri ariko bimbabaza mu mutima. Kuki tubwira abantu ngo rest in peace tutarababwiye ngo receive peace. Receive the king of peace, receive the prince of peace. Tubwira abantu bakira umwami w'amahoro. Bazaruhukire mu mahoro. None turabwira ngo baruhukire mu mahoro tutarabwiye umwami w'amahoro. Hanyuma abantu bazi rero ko kuvuga nk'ibindi kuvuga ubutumwa bwiza ari iby'abantu runaka. Ese ufite ayo mashuri se witwa nde pastor? Umuntu wese ijambo rivuga ngo mugende mu bahindura amahanga yose. Ariko abakristo benshi ntabwo icyo kintu bakitaho. Icyo bita great commission ntikibareba. Ntikireba abantu benshi. Ntabwo ngira ngo ibyo nari nanateganyije kubivuga ariko Imana yababonye mwese abari hano. Ntabwo ukwiye kugenda ngo ube warakiriye Kristo uri kubyina ngo tugiye mu ijuru. Abantu barimbuka and you don't care. Ntabwo byitayeho. Abantu abavandimwe inshuti. Niba utanababajwe n'abandi ese bene wanyu bo uzinjira mu ijuru babone barimbuka and then what? Uzabyishimira. Imana turengere. Imana tugirire neza. Twavuga ku bigirwamana ariko ndumva Imana ishatse no kuducyaha twese kugira ngo tumenye ngo hari umwami w'amahoro abantu bakira niwe ugenda ayimura n'ibyo bigirwamana byose kuko iyo hageze tukamwemerera umwuka we wera niwe ugenda utwereka ibyo twimitse bidakwiriye. Ibyo twashyize mu mwanya utari uwabyara bitwereka. Ibyo twashyize hadakwiriye arabitwereka. Iyo tumwemereye arabidusenyera. Nkuko uyu mugabo yasiribaga agakuraho akamenagura agahindura umuyonga. Kristo byarabishoboye. Birashoboka ko uri kunyumva ufite ikintu cyana kuziritse uvuga ati se cyo azagishobora. Birashoboka ko ari ukwikinisha. Naje gusanga ikintu cyo kwikinisha kibasa abantu benshi. Birashoboka ko ari pornography abakristo benshi barayireba. Mane tubabarire kandi tubohore kuko umuntu yisanga bose witangira ari umukino bikarangira byakuzirize bigufasha mu ijosi. Emerera Kristo muri urugendo mutumiremo nibibana ngombwa ushaka umuntu wizeye sinkubwiye ngo utangire bivugira hano twese oya kuriya kwaturage sinjyana na kugenderamo cyane ni kwiza kuba kwemera ariko ngiyewe nemera ko iyo ubwiye umuntu cyane cyane wizeye ko atazakumenera ibanga habamo kwisanzura kurushaho ukaba wavuga ibikuri ku mutima hanyuma mugasengana. Shaka umukristo mugenzi wawe ubona ko kukuze mu mwuka niba hari ikintu kikuziritse niba hari ikintu kikuhereranye wipfushira wishinjagira w'ibimfura difura hari ubwo bimeze bite w'imfura ngo ishinjagira ishira urashinjagira ushira ngo bigende bite warakiriye Kristo. Niba hari icyo kigirwamana kikiri mu buzima bwawe kikubase emerera Kristo. Emerera Kristo. Haleluya. Emerera Kristo n'umwuka we wera kuko arabishoboye. Kwidagadura rero niyo ngingo nshaka gusorezaho abantu barabikunze uyu munsi having fun. Twishime tunezerwe ariko Imana nayo irabitugenera. Wenda uyu mwanya ushobora kuvuga ngo ariko sibingibi niyo saha yera y'umunezero twari twajemo ko twumva barimo baradusaka ko twumva barimo baradutera barimo baradutunga gatoki oya turi kwiganirira kandi ni byiza nibyo by'igikundiro k'abana b'Imana bahuza bakaganira ku ijambo ry'Imana. Haleluya. Umunezero w'Imana rero ubatahemo kandi aho umunezero w'Imana ugeze ndibwira ko ningo zicagagurika kuko umunezero w'Imana ntutana n'amavuta y'Uwiteka ntutana n'umwuka wayo. Ndasenga muri aka kanya kugira ngo umwuka wera agende adusura. Hanyuma kuri iki kintu nashaka kwitangaho nanone urugero kuko Imana imaze iminsi tubwira kwezwa kuva twatangira gutegura iyi saha yera y'umunezero nkuko nababwiye turi masengesho y'iminsi 3 ndanasoje
twatangiye kumva Imana itubwira kwezwa. Hari ukuntu rero uyu munsi twifitiye ubutumwa bw'ubuntu kandi ni bwiza cyane ko twakijijwe ku buntu si kubw'imirimo, ariko ubuntu bw'Imana ntago buduhindura abapfapfa, ntago buduhindura abantu bakoze Imana isoni, ntago ubuntu bw'Imana tubukandagira. Ntago iyo umuntu agukunze cyane akaguha impano y'ubuntu ugenda ngo uyikandagire. Ese wabikora? Ese waba umukunda? Uramutse ubikoze nuko hari utabumukunda by'ukuri. So rero twakomeje kuvuga ku kwera, mbona Imana itwinjiza ahantu hera, Imana ikajya inambagiza. Ariko Imana iransaka, nanjye nanabibwiye bagenzi banjye, Imana iranyihererana, iransanga mu nzozi, iransaka. None hari igihe wumva ibintu byose wabitunganyije, umva ibyaha binini, abarokore bamwe ibyaha binini tukinabikora, sinsambana, siniba, sindwana, wenda ndatongana rimwe na rimwe mu rugo iyo sanze ibintu bimeze nabi, asaba imbabazi. Ariko hari ibyaha tuba tumva tutakoze, simbeshya, nabigambiriye, mbeshya wenda bintunguye nabwo nkahita wenda nigarura nkasaba imbabazi. Ariko Imana inyereka ko ukwera idushakaho, sinasoza nakuvuze, ukwera Imana idushakaho ni kwa kwera kugenda kukagera n'indani aho abantu batareba. Kuko gusambana bigaragarira abantu bose, si bigaragarira abantu bose, ariko bigaragarira byibura uwo mwabikoranye n'abakuzi, ni igikorwa kiri fiziko kigaragara, sibyo? Aho nari nibeshye, ntabwo bigaragara abantu bose, ariko niba ubikora, n'umuntu ari umusambanyi abantu najya bakanabimenya. Sinzi ko umuntu yaba umusambanyi ngo abyihererane. Aho niyo wajya muri za hoteli zihe, umuntu abantu bagira bakabimenya bati kana kanyamara aca umugore w'inyuma, kana kanyamara ryamana n'abakobwa, kana kanyamara yakira abakobwa mu rugo iwe kandi ntarashaka ibintu nk'ibyo. Haleluya. Imana rero numva isaka, noneho iransaka we, inyereka ukuntu umugabo wanjye, nabibabwiye nyine ko ari umuzungu, ntigire gukomeretsa. Ushaka umugabo w'umuzungu abisengera Imana, niba yaramugeneza mumuha, nitamuha ntazangirira ishyari, ntago ari batanga. Arabajya banyandikira bakambwira ngo mbashakire abagabo b'abazungu, ntago mfite iyo komisiyo, ntago ndi umukomisiyoneri wabo, ariko nagusengera Imana yaba yaragambiye kuguha ikamuguha, bitaba ari ibyo kandi ikaguha uwo yakugeneye. Umugabo wanjye w'umuzungu rero urumva nyine ni umubongereza. Mu Bwongereza rero urumva babayeho mu buryo butandukanye n'ubwacu, bafite ibintu birenze ibyo dufite, iterambere rirakomeye hariya. Ariko njyewe nakuriye i Butare, Tumba, abantu bahazi Butare mu majyepfo. Ubuzima bwagiye buhindagurika, ariko hari n'igihe twabaga turi mu buzima buciriritse cyane cyane. Ababyeyi banjye bose n'abarimu, bwari ubuzima buciriritse, murabuze ubuzima bw'abarimu ko babumeze. Ntabwo twasabirije, ntabwo twaburaye, ariko bwari ubuzima buciriritse. Ntabwo hari igihe twajyaga kureba televiziyo mu baturanyi, ukagura agasete aba blue nindi baza, hari umuntu uzari mwe murakijwe cyane ntabwo nkabamenya, abatiwe bitwa Boys to Men n'abandi bose, twaguraga amakasete noneho ukajya kuyumva mu baturanyi aho bafite radio, bafite kasete. Ndashaka kubumvisha ubuzima twari tubayemo. Noneho umugabo wanjye yivire rero mu Bwongereza, bafite ibintu byinshi birenze ibyacu. Mu kubana kwacu rimwe na rimwe, cyane cyane muri iyi minsi, hakaba iki akora ibintu nkabona ibintu agura, nkabona ukuntu afata abana, nikanyumve kataza kumerera nabi, kakabibwira papa wako, ariko nta n'ibanga ririmo. Noneho nkareba ukuntu afata ibintu, nkumva mu mutima wanjye ndamugaye, nkavuga ariko uyu muntu yitwara nk'abana b'abakire. Abana b'abakire murabazi, bya byana by'ibikire, nubwo twabitaga abana n'ibyana by'ibikire. Ibyana by'ibikire biba bikora ibintu byose barabisabagiza, ntago babita. Noneho nanjye nareba ukuntu rimwe na rimwe akoresha amafaranga, nareba ibintu aguze, nareba amakado ari kugura, Noheli iyo yageze biba ari ibintu bikomeye cyane, anniversaire, nkareba nkabona mbanye umwana w'umukire, simbimubwire, singire gute, ariko mu mutima nkumva namugaye tu, nkabona namurangije. Ariko Imana yaransatse, iranyereka ko ibyo bintu bidakwiriye namba. Urumva nta wundi wari buzabimenye, ni njye nyine ubizi. Yaransatse, iranyereka ngo nacyagiye cyose userereza umugabo wawe. Iransanga mu nzozi, irabinyereka ngo, kuko yanyerekaga ko muserereza, n'iryo jambo Imana yavugaga serereza umugabo wawe, muserereza mu mutima. Kuko kwa kundi umwana bamubonaga abana bahitaga we ni cyana cy'igikiresha, siko tukabaga serereza gase, n'abana babakiresha, abana bamwarimu bavuga, n'abana bamwarimu rero mujye mubitanga babaza ubwenge babaye. Ariko ibyana by'ibikire twarabiburaga nyine binabyibushe, imeze ukuntu byaraje, ntabwo nzi ko ndababyara. Abazi umuhungu wanjye muramuzi kingu kwangana, Mana yanjye. Ako kantu rero Imana yakansatse, ariko nshorejeho mbona ko ibyo Imana itubwira byo kweza ubuturo bwayo ntabwo ari ibi gusa abantu bareba inyuma ngo make up ibintu byose bisa neza. Imana irashaka kweza ubuturo bwayo neza, naho indani n'ahandi mu bitekerezo hatagira undi muntu ubona, hahandi wowe wenyine ni Imana yawe munsi aho ngaho. Turi kuvugana buri wese uri kunyumva uzahariho, hahandi n'umugabo watazi, hahandi n'umugore wawe atareba, hariya ugira ibyo unenga cyangwa se ugira ibyo unegura, hariya ugira ibyo wifuza, hariya ugira ibyigambira, hariya ugira irari ukarya entertaining, ukagira irari cyangwa se ugira umujinya ugatogota ariko ntuwusohore. Biriya byose Imana irabireba.
irabireba kandi irashaka kubidukiza, niyo mpamvu yaduhamagaye mu isaha y'umunezero. Haleluya. Dusoza rero nagira ngo nkubwire ngo ese ubuturo bwawe twongere twibukiranye ninde uburimo? Ese ni Kristo? Niba atari Kristo ninde uri mu buturo bwawe? Ko twabonye ko umwana w'umuntu ko yaremwe ntiyabaho nta kimutuyemo. Ese ni amafaranga atuye muri wowe? Se ni irari ryo kwinezeza ry'amafaranga cyangwa ry'uburaya no gusambana no gushaka no kwifuza ibintu bihambaye? Duhumirije ku maso yacu, niba wumva mu mutima wawe ubuturo bwawe budatuyemo Kristo, uyu ni umwanya wawe. Haleluya. Nkuko imyaka irashize ari 7 ndibaza, nkuko Buntu yahamagaye ngo ninde muntu ushaka kwakira Kristo akabanza kubura ariko umugoroba nkaboneka. Niba wigenzuye muri aka kanya byo twaganiriye ukumva ubuturo bwawe Kristo atari wowe, ndagira ngo uzamure ikiganza cyawe dusenge. Haleluya. Niba ugenzuye umutima wawe ukareba ukabona mu mutima wawe mu buzima bwawe ubayeho, aho utuye, aho ukorera, atari Kristo utuye muri uwo mutima, atari Kristo ubaye umwami, hari ibindi bintu umubangikanya nabyo cyangwa se ari byo biyoboye, ndagira ngo uzamure ikiganza cyawe. Haleluya. Haleluya. Zamura ikiganza cyawe. Haleluya. Haleluya. Yesu abaho umugisha. Haleluya. Haleluya. Yesu abaho umugisha. Yesu abaho umugisha. Haleluya. Urakoze Mwuka Wera. Urakoze Mwuka Wera. Biranashoboka ko umaze igihe ukijijwe, ariko Imana iraduhamagara kweza ubuturo bwayo. Ndagira ngo wigenzure, ese mu buturo bwawe koko, ese koko ninde uri ku ngoma? Haleluya. Ninde wicaye ku ntebe y'ubwami muri uwo mutima wawe, muri ubwo buzima bwawe, mu byo ukora byose? Haleluya. Ndagira ngo niba ntabagoye abantu bazamuye ibiganza bazi hano imbere. Haleluya. Sheketerebo. Yesu abaho umugisha mwinshi. Yesu abaho umugisha mwinshi. Yesu abaho umugisha. Muze hano imbere. Haleluya. Muze hano imbere dusenge. Haleluya. Haleluya. Yesu abaho umugisha mwinshi. Haleluya. Haleluya. Yesu abaho umugisha mwinshi. Yesu abaho umugisha mwinshi. Haleluya. Niba nawe usigaye ukigenzura ubuturo bwawe uko buhagaze, bugenzura ubuturo bwawe neza. Muhagarare ku murongo neza mwese hano. Muze hano abakobwa beza, muze mugenzura ubuturo bwanyu mwese. Haleluya. Haleluya. Yesu ushimwe. Ni wowe urokora, ni wowe ukiza, ni wowe ucungura. Urakoze Yesu. Haleluya. Rebekete ya mahataraba. Haleluya. Yesu abaho umugisha. Haleluya. Ngiye guhamagara bwa nyuma. Bwa nyuma niba wumva ugifite ibikuziritse ariko ushaka gukoza Satani isoni kuri uyu mugoroba, haguruka wemye maze usange bagenzi bawe hano. Haguruka muri aka kanya nawe wakire Kristo nk'umwami n'umucunguzi wawe. Haleluya. 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 Sheketerebo. Haleluya. Yesu abaho umugisha mwese. Yesu abaho umugisha mwese. Tugiye gusenga. Haleluya. Haleluya. Ibintu si byiza Imana iri gukora hagati yacu. Ese iyi saha ntago yera, si y'umunezero. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo iyo umunyabyaha umwe ahindukiye akagarukira Imana, haleluya, ngo mu ijuru impundu ziravuga. Haleluya. Ngo mu ijuru impundu ziravuga, ngo hagakoreshwa ibitaramo abamarayika bakaririmba. Ndagira ngo aho wicaye uzamura ijwi ryawe uririmba cyane iyi ndirimbo, ngira ngo mwese murayiza bicaye hano. Hari ubwo twuhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera, twogejwe na Yesu, twatunganijwe n'amaraso. Hari ubwo raso, mbese imyambaro yawe irera. Haleluya. Haleluya. Mukiraha nagira ngo dusengane. Birashoboka ko isengesho waba wararisubiyemo kenshi, birashoboka ko Kristo waranamwimitse kuva kera, ariko uyu munsi aragusatse Mwuka Wera, usanga Imana itari iya mbere mu buzima bwawe. Imana iguha umugisha cyane ko iki cyemezo ugifashe kandi ntabwo uzakicuza. Haleluya.
haleluya. Mbega ibintu byiza. Aba bantu 8, haleluya. Umubare w'8 iyo ugiye mu ijambo ry'Imana usanga ari umubare uvuga itangiriro rishya. Ndagira ngo nkubwire ngutangarize ko Imana iguha itangiriro rishya nawe uyu mwanya. Itangiriro rishya, page nshya itagize ikindi kintu yanditseho. Haleluya. Kubera ko wemeye kwimura ibyo byose bitari bikwiye mu buzima bwawe. Haleluya. Ndagira ngo rero tuzamuye ikiganza cyacu cy'iburyo, plutôt cy'ibumoso, ikiganza cy'ibumoso tukizamure, hanyuma ikiganza cy'iburyo tugishyire ku mutima. Ikimenyetso cyo kuvuga ngo Mana turakugarukiye noneho twese nta na kimwe twisigarije. Haleluya. Ukuboko kuzamuye, mwarabibonye ko niyo umugabo n'umugore bagiye gusezerana bazamura ukuboko. Idrapo ntarinda akakanya twe tuzamuye n'ibendera rya Yesu Kristo. Haleluya. Zamura ukuboko kwawe, ikiganza gishyire ku mutima wawe. Hanyuma yes, muhaguruke kugira ngo ducelebre, twizihize ibyo Imana iri gukora muri aka kanya. Haleluya. Zamura ikiganza cyawe cy'ibumoso. Yes, abaho umugisha. Ubishatse wapfukama, ubishatse wahagarara, uko wumva ushaka gucira bugufi umwami w'abami mu buzima bwawe. Haleluya. Haleluya. Tugiye gusubiramo amagambo n'isengesho uko umwuka w'Imana ari bunyobore, ndiko tugiye gusengana tukongera guhakariba Imana mu buzima bwacu. Uko nsenga murasubiramo uko umwuka w'Imana atuyoboye. Haleluya. Data wera, uyu mugoroba muri iyi saha yera y'umunezero mpisemo kukwimika. Nimuye ibigirwamana byose byari mu buzima bwanjye, mbisohoye byose mu mwanya utari wabyo. Mwami Yesu, ngwino wima ingoma. Wowe wamfiriye, wowe wameneye amaraso, wowe wambabarijwe, wowe wanyambariye ikamba ry'amahwa, kandi wowe wanzukiye. Nguhaye ikaze, nguhaye icyicaro mu ntebe y'ubwami bw'umutima wanjye. Ngwino utegeke, ngwino wima ingoma, ngwino uyobore. Haleluya. Guhera uyu munsi, Mwuka wera, ndakwinginze unyuzuze buri munsi, unshoboze muri uru rugendo rwo gukurikira Imana. Ujye ucungira bugufi ikigirwamana cyashaka kwinjira mu buzima bwanjye, maze buri kintu cyose kijye mu mwanya ugikwiriye, kandi ugume uri umwami mu buzima bwanjye. Sinshaka kugira icyo nkubangikanya. Guhera uyu munsi nta kigirwamana nemereye na kimwe mu buzima bwanjye. Tegeka, yobora mu buzima bwanjye. Ndabizi ko uyu mwanya izina ryanjye ryanditse mu gitabo cy'ubugingo.